tumenye amateka amashirakinyoma ku muhango wo guterekera wakorwaga mu Rwanda rwo hambere. Abantu benshi bakunda kwibaza ku mihango imwe n'imwe yakorwaga mu Rwanda rwo hambere na n'ubu igikorwa cyangwa se itagikorwa, byagera ku muhango wo guterekera wo bikaba ibindi bindi. Ni iyihe nkomoko y'umuhango wo guterekera? Guterekera si icyezamana. Akamaro ko guterekera byari bifitiye abanyarwanda. Uko guterekera byakendereye mu Rwanda. Amashirakinyoma y'uwo muhango wo guterekera aboneka mu gitabo Umuco mu buvanganzo, cyanditswe n'umusizi Nsanzabera Jean de Dieu, umaze kwandika ibitabo bigera kuri 86 bigaruka ku mateka y'u Rwanda mu byiciro bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Mu mushinga w'iyubakagihugu cy'u Rwanda, abanyarwanda bakozemo ibikorwa byinshi bitagira ingano. Bwizirika umukanda kugira ngo igihugu barimo kubaka gihamye ibirindiro. Ibikorwa byose bamaraga kubishyitsa aho bagombaga kubigeza, bagashyiraho umurinzi wo kubirinda icyabyangiza cyangwa se umwanzi wabagwa gitumo akabisenya. Umurinzi w'ibikorwa byakozwe mu kubaka igihugu yari imihango, imigenzo n'imizirizo bisaga 5,000. Umwe muri iyo mihango wari uwo guterekera. Guterekera ni ijambo rikomoka ku muga abiri. Irya mbere ni guteka, bivuga kwicara k'ubwami cyangwa se kwicara kw'abakomeye. Rikunganirwa n'irindi rivuga gutereka, bivuga gufata ikintu ukagishyira mu mwanya wacyo cyangwa se guterura ibinyobwa ukabizanira abatumirwa. Ayo muga yombi yavuyemo ijambo guterekera, yarabumbiye hamwe ibisobanuro by'ibyakorwaga mu muhango wo guterekera. Dukurikije ibirari by'amateka y'abakurambere mpangarwanda, guterekera ni umuhango ufite icyo usobanuye kinini mu muryango nyarwanda. Byari umuhango usobanuye kwibuka abakurambere b'intwari babayeho mu muryango nyarwanda. Hanaterekerwaga kandi abandi bantu bakomeye mu muryango nyarwanda babayeho mu mibereho ituma bizihirizwa mu bihe byose. Ijambo rikunda gukoreshwa mu muhango wo guterekera ni abazimu, bivuga abantu bapfuye batakiriho, bagiye ikuzimu kwa Nyamuzinda. Nyamuzinda ni ijambo rijimije ariko ry'amarenga rishaka kuvuga iyo umuntu ajya ntagaruke. Nk'uko habaho umuzimu nk'umuntu wapfuye, ni nako habaho umuzima nk'umuntu ugihumeka. Umuzimu ni imbusane y'umuzima. Niyo mpamvu muri uwo muhango bakoreshaga imvugo yo guterekera abazimu nk'abantu babo batakiriho. Ibi bikaba bitandukanye n'uko benshi babyibwira ko abazimu ari abadayimoni bakunze kuvugwa ko ari ingabo za Satani. Abo bakurambere baterekerwaga nibo bashyizeho itafari ryabo mu mushinga wo kubaka u Rwanda. Barwana inkundura ngo barugeze aheza hishimirwa. Abanyarwanda b'imigeri zitandukanye bagiye bafata igihe cyabo kitari gito baterekera abo bakurambere mu rwego rwo guha agaciro ibyo bakoze mu miryango yabo no ku gihugu muri rusange, no kurushaho kuzirikana urugero rwiza batanze bakazarukurikiza. Aha bikaba bitandukanye cyane n'uko benshi babyibwiraga ko ari umuhango wakorwaga mu icyezamana, aho bavugaga ko baterekeraga abazimu mu rwego rwo kubiyambaza ngo bagire ibyo babamarira. Guterekera ni umuhango wagaragazaga uko abanyarwanda babanye n'ababo batakiriho n'uko babafataga mu kubaha icyubahiro. Nk'uko biri mu muco w'abanyarwanda, intwari iribukwa ntizimizwa, kandi ku isi ya rurema nta muryango utagira intwari uhora wibuka, nta n'umuryango utagira ikigwari kigayirwa ibyo cyakoze. Umuhango wo guterekera wari wubashywe mu rwego ruhanitse, ari nayo mpamvu abawukoraga bahabwaga icyubahiro nk'icy'umwami utetse ijabiro. Ntabwo babaga bicaye nka rubanda rusanzwe, ahubwo babaga batetse nk'umwami nyir'igihugu.
iyo babaga binikije uwo muhango byabaga ari ngombwa ko basangirira hamwe amwe mu mafunguro yabaga yateguwe. Umuzimu barimo guterekereraga yakundaga ubwo yari agihumeka umwuka w'abazima ataraba umuzimu. Binikizaga igitaramo kirimo imbyino n'ibindi yakundaga mu buzima bwe. Mu guterekera abazimu babaga ari benshi, buri wese agaterekerwa ukwe hakurikijwe icyubahiro yabaga afite mu muryango no mu gihugu. Abari bazwiho ubuhangage baterekerwaga mu Rwanda barimo Ryangombe, Mashira, Kagoro, Nyabirungu, Binego, Mugasa na Ruhanga. Aha bikaba bigaragara ko habagaho abazimu baterekerwa n'umuryango, abaterekerwa n'umusozi, abaterekerwa n'akarere n'abaterekerwa mu rwego rw'igihugu. Mbere yo guterekera umuzimu runaka babanzaga kumwubakira inzu ntoya bitaga indaro y'umuzimu. Uko umuhango wo guterekera wagendaga usakara mu muryango ni nako abazimu bagombaga guterekerwa babaga benshi, nuko batangira kubashyira mu matsinda baterekerwagamo bakagira umukuru wabo bitaga ingabwa, bivuga umuzimu uhagarariye abandi. Baterekeraga mu izina ry'abandi benshi bari mu itsinda rimwe. Habagaho n'abazimu baterekerwa ukwabo k'umwihariko kuko babaga bakomeye mu muryango, baba abari bafite ibikorwa by'ubutwari bakoze cyangwa se abari bafite ibikorwa bituma baziririzwa mu muryango nyarwanda, bagaterekerwa batabanje kunyura ku ngabwa. Muri abo harimo umwami nyir'igihugu. Byakorwaga gutyo kuko yabaga yaratanze ari ikirenga mu gihugu, ntawe bacagaho bamuterekerera kuko nawe ubwe yabaga yihagije. Umugore baterekereraga ukwe ni uwabaga yarapfuye asize abana benshi. Umugore waciye inzigo mu muryango yabaga ari umugore wemeye gushyingirwa mu muryango udacana uwaka n'uwavukamo, agahuza imiryango yombi ikongera ikabana neza. Kuko yabaga ari igihangage nawe yaterekerwaga ukwe. Umugabo uvugwa aha ni uwabaga ari umutunzi, nta kindi gikorwa cy'ubuhangage yakoze. Icyo bakoraga bamuterekerera nuko babagaga ihene kuko ariyo ryo tungo bakundaga guterekereza, ariko yabaga ari umutunzi bayegerekagaho inka. Umuzimu w'umugwagasi yabaga ari uwapfiriye kure y'iwabo ku buryo n'intumbi ye nta wabaga yarayibonye ngo ayishyingure. Uwo nawe yaterekerwaga ukwe kuko indaro ye yubakwaga ku gasozi hitaruye ingo hadatuwe n'abantu. Umuzimu w'umwangande ni umuntu wabaga yarapfuye atabyaye cyangwa se ari ikinege. Nawe yabagirwaga kimwe n'abandi bazimu, ariko akazira gusangira n'abandi bazimu. Nta mwana muto wageraga aho bamuterekerera. Inka bamubagiye nta muntu wo muri urwo rugo rwe uyiryaho, iribwa n'abandi batari muri uwo muryango. Umuzimu w'ikigirazina nubwo bamwitaga gutyo yabaga ari ikiburazina kuko yabaga ari umwana wapfuye akivuka cyangwa se amaze iminsi 2 cyangwa 3 gusa. Uwo muzimu yaterekerwaga na nyina umubyara wenyine. Umukobwa wapfuye akiri inkumi atararongorwa, uwo muzimu yaterekerwaga n'abo bava indimwe b'abagore gusa, nta mukobwa wahageraga. Abazimu b'ibihari ni abakundaga gusangira. Abo baterekerwaga ni abagabo 2 aho bashyiraga imihehe 2 mu kibindi cy'iminwa 2 kabaterekerera basomaho bombi. Umuzimu w'irembo, umugabo wapfuye atarubaka, uwo aterekerwa na se gusa. Umuzimu w'umunyamahanga n'uwabaga yaje gusura abantu mu gihugu kitari icye hanyuma akaza kuhapfira. Uwo bamuterekereraga inyuma y'urugo, inyuma y'irembo. Cyaraziraga kumuterekerera mu rugo imbere, ubwo byabaga ari ukumucyura bamusubije iwabo.
Mu myumvire y'Abanyarwanda bo hambere ntabwo bari bazi ko Satani abaho. Icyo bari bazi ni uko umwanzi w'umuntu ari umubiri we, akaba agomba kuwufata neza kugira ngo utazamubyarira amazi nk'ibisusa. Undi mwanzi bagiraga ni umuturanyi mubi umeze nk'igisebe cy'umufunzo, bityo bakaba bagomba kubana nawe neza, bagatsura umubano n'amahoro kugira ngo batazagirwaho n'ingaruka zitari nziza. Iyo myumvire niyo yatumaga bafata abantu babo bapfuye ari bo bazimu nk'abanyabubasha, babasha kubaha ibyiza nk'ibyo bari bafite bakiri ku isi, cyangwa se uwapfuye ahemukiwe bagahora bamwikanga ko ibyago byose bahura nabyo byaba bikomoka ku kuba baramuhemukiye. Abantu benshi bibaza umumaro nyawo wo guterekera. Byakorwaga mu Rwanda rwo hambere. Mu guterekera harimo imigenzo n'imiziririzo myinshi itinyisha abantu gukora ibibi, bagahora biyengesereye kugira ngo ibyo bakwangiza cyangwa ngo bahemukirane, kuko umuzimu wabo yazabagaya akazabihimuraho. Mu guterekera habagamo igihango cyari gikomeye, habagamo imigenzo n'imizirizo yazirikaga Abanyarwanda mu rukundo. Abavuye mu mahanga n'abamamaza butumwa ntibafashije kurobanura ibyiza n'ibibi ngo birekwe, ahubwo bigishije ko ibyahozeho ari ibishenzi n'ibishitani gusa, bakagenda baca isano y'Abanyarwanda bahereye ku migenzo n'imiziririzo yabahuzaga. Ni nako bigenda iyo umuntu ashaka gukomeza ibye asenya iby'undi. Ariko nanone ntiwashimishwa n'uwazi wawe akavuga ko nta cyiza na kimwe ugira. Nyamara nibyo abakoloni n'abanyamadini bakoze. Umuhango wo guterekera watangiye gukendera ubwo mu Rwanda hinjiraga ibishya by'icyezamana ryadukanwe n'abanyamadini. Nuko Abanyarwanda bahabwa izina rishya Home Senje, bishatse kuvuga umuntu nguge. Nibyo bakoze bikitwa ibisenje, bivuga ibikorwa bitari iby'abantu ahubwo ari nk'iby'inyamaswa yitwa inguge. Kuvuga Abanyarwanda bakuwemo uwo muco wo guterekera bibuka intwari zabo, babacengezamo umuco mvamahanga wo guterekerera abazimu b'Abanyaburayi n'abandi batigeze bamenya. Hingizwa umuco wo kwiyambaza abahire, abatagatifu. Mu mateka bigirwa abakurambere mpangarwanda barwubatse rugahamya igitinyiro, batangira kubwirizwa guha icyubahiro ibihangaje by'iwabo. Intwari z'i Rwanda ziribagirana. Nguko uko umuco wo guterekera wakendereye. Ruzamenya gusoma mu Rwanda, ruzafatikara mu Rwanda. Buryo ubwenge burarahurwa. Kandi subscribe kuri channel yacu Rwanda on Heart, wisomere imyandiko yose yo mu bitabo byakunzwe, igitabo cyo mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, igitabo cyo mu mwaka wa 4, igitabo cyo mu mwaka wa 5 ndetse n'igitabo cyo mu mwaka wa 6. Ni ibitabo akenshi utasanga ahandi hose, ndetse ni n'imigani ndetse n'imyandiko inogeye amaso. Kangura ubwonko bw'umwana wisomera iyi myandiko yakanyujijeho, ndetse aho ireme ry'uburezi ryari rishingiye. Ni kuri channel Rwanda on Heart. Kanda subscribe, ukande like, ukande share.